Mu minsi mike ishize ngira ngo mwagiye mwumva amakuru yagiye acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ku bijyanye n'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda kitagaragara, mbese cyane cyane bakomeza no kugenda bavuga ko iyo bagiye gukora intonde kwa kundi bavuga ati ibisirikare 10 bikomeye muri Afurika, ngo igihugu cy'u Rwanda ntibajya bamenya statistique zacyo, mbese nyine ntihajya habaho gusobanukirwa kwa statistique z'igihugu cy'u Rwanda ngo bamenye ati ibi ngibi turabigenza gutya, cyangwa se babe basobanukirwa uburyo iki gihugu cy'u Rwanda bashobora kugihagarika cyangwa se umubare bagomba kugishyiraho wa nyawo. Ariko mbere na mbere reka mbanze nkubwire ukande subscribe, kubera ko nibyo bintu tugiye kwinjiramo, tumenye noneho uburyo igihugu cy'u Rwanda batagishyira muri statistique cyangwa se ngo babe bakizamura mu bihugu bifite igisirikare kirenze hano muri Afurika, ahubwo bakomeza kugenda bavuga ko igihugu cy'u Rwanda gifite umutekano uhambaye, ariko ntibavuge umwanya iki gihugu cy'u Rwanda kizaho. Ariko si ibyo byatuzinduye mbere na mbere, ahubwo tugiye kubanza dusobanukirwe neza umuryango wa Paul Kagame, mbese tubashe tumenye umuryango wa Paul Kagame biba bimeze gute, byifashe ute, mbese nyine tubashe tubanze dusobanukirwe abana biwe, tumenye afite abana bangahe. Mbese wowe uri kureba iyi video ushobora kuba utabazi, cyangwa se ushobora kuba unabazi ariko utaramenya neza icyo bakora, cyangwa se utarasobanukirwa neza amashuri bize n'ibyo bakora mu bijyanye n'akazi cyangwa se mu bijyanye na politiki. Rimwe na rimwe ugenda utekereza uburyo uyu n'uyu akora, cyangwa se ugatekereza ibijyanye n'uko ubabona ku mafoto, ariko njyewe reka tubanze tubihereho noneho tumenye biba byifashe ute, biba bimeze ute, mbese noneho tubashe tugombe tubanze tunasobanukirwe, tumenye uburyo biba byifashe. Mbere na mbere Perezida Paul Kagame ni umuperezida wafashe igihugu kiri mu ngorane, kiri mu bibazo, mbese nyine afata igihugu ari ibintu bigoye pe, kugeza aho nyine we yitangarije ko mu gufata igihugu ari ibintu yabanje arategura, mbese abitegura mu bihugu bigiye bitandukanye. Ibintu yateguye ntabwo yabiteguriye mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se ngo abe yabitegurira ahandi mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, ahubwo yagiye afata igihugu aranakinjira kuko ajya mu gisirikare, mbese nyine ajoyininga ibisirikare bigiye bitandukanye. Ngira ngo nk'uko mwagiye mubyumva, cyangwa se wowe wabashije gusoma ibinyamakuru, wabonye ko Perezida Paul Kagame igisirikare cya mbere yinjiye ari igisirikare cya Uganda. Mbese igisirikare cya Uganda ni igisirikare yamazemo igihe kinini, mbese mu kumara igihe kinini mu gisirikare cya Uganda, icyo gisirikare akimaramo igihe kinini, ariko akora statistique, akurura amakuru avuye hirya no hino, mbese nyine abasha gushakisha amakuru kugira ngo abashe amenye ibyo igihugu cy'u Rwanda kimaze kugeraho, mbese amenye nyine uburyo igihugu cy'u Rwanda kimeze. Mu kujoyininga igisirikare cya Uganda kwa Perezida Paul Kagame, mu kujoyininga u Rwanda rwari rukiyoborwa n'abami, mbese nyine cyangwa se n'abamikazi, nibo u Rwanda rwari rukiyoborwa nabo. Ibi ngibi rero kugira ngo bibe ni ibintu yagiyemo biramufasha cyane, mbese nyine ni ibintu yagiyemo bimugoye, ariko arakora cyane biza kuba byo. Perezida Paul Kagame we n'umwesikoti we, cyangwa se we n'umusirikare wari urenze ukomeye cyane, ufite ipeti cyangwa se ufite icyo twakwita nk'impamyabushobozi ikomeye cyane yo kubohora igihugu. Ngira ngo mujya mwiga mu mateka, bamwise Fred Rwigema. Uyu Fred Rusa Rwigema, uyu Fred Gisa Rwigema nyine, uyu we yaje ari umupolitikari, cyangwa se uwo twakwita nk'umuntu ukora muri politiki. We arenze, bavuga ko ari n'intwari y'igihugu kubera ibyo yakoze, mbese nyine no kubera uburyo we yinjiye muri politiki y'igihugu, abasha gushyira igihugu aheza, mbese nyine abasha gusobanura igihugu, agihereza igisobanuro nyacyo, kubera ko buriya hari umuntu rimwe na rimwe uba ukesha ko yakoze ikintu, mbese icyo kintu akagikora nyine wowe ukabyemeza neza ko icyo kintu yagikoze agikunze, kandi yagikoze kubw'umutima mwiza nyine, mbese atagikoze kubwo kwishimisha. Ahubwo uyu Gisa Rwigema yakoze uko ashoboye, yinjira mu mabanga y'igihugu cy'u Rwanda, mbese abasha kukizamura, arakibohora, aho Perezida Paul Kagame nawe yahise yinjiramo. Noneho ngira ngo Perezida Paul Kagame yinjira mu Rwanda bwa mbere, yinjiyemo ubwo nyine jenoside yari imeze nk'aho
yatangiye ariko itararangira, mbese nyine jenoside yari yaratangiye ariko itararangira. Mu kwinjira kwa perezida Paul Kagame we, uburyo yinjiye nyine, bavuga ko mu kwinjira kwa perezida Paul Kagame yinjiye we, jenoside rwose yari itararangira cyangwa se yari ikirimo iba, ariko nyine we yinjiye mbese ahita afata n'igihugu. Mu gufata igihugu nta kuntu hamenyekanye statistique cyangwa se haze hamenyekane ibyatumye afata igihugu cyangwa se abasirikare yinjiranye kugira ngo afate igihugu, ahubwo habayeho gufata igihugu agifata mu masaha make, mbese nyine we ibintu abishyira ku murongo mu masaha make. Ariko mbere y'uko dukomeza uburyo uyu perezida Paul Kagame yinjiye afata n'igihugu, reka tubanze noneho tumenye uburyo uyu perezida Paul Kagame yaje noneho afata igihugu n'umuryango we uburyo byari bihagaze. Mbese bavuga ko mu bana afite, duhereye nko kuri Ange Kagame, ni umukobwa wiwe. Uyu Ange Kagame afite impamyabushobozi yo kuba yarize akiga neza, kandi akaba ari umukobwa nyine umeze neza, mbese nyine n'abakora intonde z'abakobwa beza ba hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mukobwa Ange Kagame, mbese nyine twakwita nk'umumama iki gihe. Uyu mumama afite ubwiza budasanzwe, kubera ko we ubwiza bwe buri officially, ndetse twabwita nk'aho ari naturally, kubera ko nta bindi byo kuvuga ngo aravangavanga nk'aba bakobwa ba hano mu gihugu cy'u Rwanda mubona birirwa basimburanya amavuta ngo bashaka ubwiza. Rero uyu Ange Kagame we akazi afite muri leta cyangwa se muri politiki ni uko akora mu biro bya se, mbese nyine we aba ari muri ofisi ya se, niho aba yibereye akoramo. Tugarutse inyuma gato tugahita tuza kuri Ian Kagame, twakwita nk'umusitiyu urinze se kano kanya. Uyu Ian Kagame we tutiririrwa tujya kure cyangwa se twirirwe tujya gusobanura ibindi bya kure. Uyu Ian Kagame afite ubushobozi bw'uko nyine arinze se, mbese nyine ni urugero ise avuye mu gihugu cy'u Rwanda akerekeza nko mu gihugu nko mu Bufaransa, uyu Ian niwe umugenda imbere, kandi niwe ubanza no gukontorora nyine gukora checking yaho perezida Paul Kagame twakwita nka se, aho agiye kwinjira cyangwa se aho agiye kuba yakorera ikintu runaka cyangwa se igikorwa runaka agiye gukora. Mbese ibi ngibi bikaba bifatwa nk'aho nyine ari ukwiga neza, abana be bakaba bafite akazi keza, mbese bakaba babayeho neza nyine nta kibazo, nk'uko buri munyarwanda wese abayeho neza kandi abayeho nta kibazo afite, ameze neza cyane. Tugaruke imbere gato, tugenda imbere gato, hari umwana afite bakunze kwita Brian Kagame, ndakeka abanyarwanda batamuzi cyane, niwe murebamo hejuru mu ifoto mu nguni yo hejuru. Uyu Brian Kagame we arangije amashuri ejo bundi muri Sandizi, Royal Sandizi Academy, niho arangije amashuri, mbese akaba we avuga ko ashobora no guhabwa inshingano zo kuba yarinda umwami w'Ubufaransa, biramutse ari ibisimwaho cyangwa se biramutse ari ibibaye ngombwa ko ibyo ngibyo bibaho. Mbese ibi ngibi bakaba bavuga ko nyine we ashobora no kubikora cyangwa se bishobora no gushyirwaho mu gihe we atekereza ko nyine akazi akora nta kibazo rwose, afite n'impamyabushobozi wenda yo kuba yavuga ati ibi ngibi nabikora, mbese byanamfasha. Reka tugende ku munya business twakwita nk'aho ari businessman, bakunze kumwita Cyomoro Kagame. Uyu Cyomoro Kagame twabara nk'aho ariyo mfura yiwe cyangwa se ariyo mfura ya perezida Paul Kagame, kubera ko uyu Cyomoro Kagame we ibintu akoramo cyangwa se ibyo akoramo mu gihugu cy'u Rwanda, we twamufata nk'aho ashinzwe imari cyangwa se ibigo byose by'imari bizamuka byose, twabifata nk'aho ari ushinzwe kubyandika, mbese nyine tukamufata nk'aho ari umuntu ukora business zambukiranya imipaka hirya no hino, nyine yambukiranya imipaka, nyine tukabifata nk'aho arizo business we akora nyine, mbese muri make tukabifata nk'aho ariko kazi we akora. Ariko muri politiki we akaba ashinzwe biriya bintu nyine byo gukontorora ibigo bikizamuka, kwandika ibigo bikizamuka, byose ibyo ngibyo byose akaba abishinzwe nyine, akaba afite ubwo bushobozi, mbese akaba afite niyo mpamyabushobozi yo kuba byazamuka bikajya hejuru, bikavugwa ko noneho uyu Cyomoro Kagame bikavugwa ko noneho nawe afite ububasha bukomeye cyane, mbese afite nyine ubushobozi bukomeye cyane. Mbese hasi yaho turaza gusanga
cyangwa se turaza gusanga madamu Jeannette Kagame ufashijwe cyangwa se bafatikanyije na perezida Paul Kagame kuyobora igihugu cy'u Rwanda mbese no kugiteza imbere, kubera ko igihugu cy'u Rwanda n'ibihugu bindi biri hanze yabyo bikomeza kugenda bivuga ko igihugu cy'u Rwanda kibayeho neza, kandi igihugu cy'u Rwanda nyine ari igihugu ubona ko gifite igikundiro kubera ko kirakunzwe n'abimukira bava hirya no hino hanze binjira mu gihugu cy'u Rwanda, bose baza bafite akanyamuneza mbese bumva bakunzwe, bakundishijwe n'ibyo babona mu gihugu cy'u Rwanda n'ibyo bakunze, ibyo bakimara kubona ako kanya byose bihita bibashimisha bitewe n'uburyo igihugu cy'u Rwanda gifite umutekano kandi kirinzwe koko. Rero tugarutse ku byo twahoze tuganiraho mu kandi kanya gashize ku bijyanye n'igisirikare cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda kuva 2015 ndakeka ariho cyatangiye gusa nk'aho kigaragara, kubera ko igisirikare cy'u Rwanda ibihugu cyangwa se abaperezida b'ibindi bihugu bakomeza kugenda bibaza uburyo igisirikare cy'u Rwanda kimeze cyangwa se giteye, kubera ko perezida Paul Kagame nta ronshinga yaba mu gisirikare yaba mu bikoresho bya kirimbuzi cyangwa se mu bisansu bakoresha mu ntambara, byose nta na rimwe aronshinga, ahubwo we akomeza kugenda akora ibiganiro bigiye bitandukanye hirya no hino, mbese nyine atanga ibiganiro bitewe n'ibyo bamubajije cyangwa se bitewe n'ibyo agizeho ako kanya, ugasanga nyine rimwe na rimwe aragenda atangaza ibyo we bamubajije, nta byo kuvuga ngo aririrwa aronshinga. ngira ngo mujye mubona ibindi bihugu iyo aguze cyangwa se yaguze igikoresho gishya ahita kironshinga agashyira ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se uzarebe iyo rimwe na rimwe urabona hari uburyo umuperezida wenyine avuga ati ngiye gushyushya cyangwa se kuba nakapudetinga cyangwa se kuba nakapudetinga intwaro zanjye mfite cyangwa se ibikoresho byanjye mfite nyine nkoresha, nshobora kuba nabyapudetinga nkabigira bishya. Rero ibi ngibi perezida Paul Kagame we ntakunda kubikora, nta na rimwe nyine ashobora no kubijyamo cyangwa se abe yavuga ati ibi ngibi ndabijyamo ndabyinjiramo. Rero ari naho ikiganiro twari twabateguriye uyu munsi tukigarukirije, kanda subscribe.